ngoko genda yaterure uyajyane iravuga niko nta soni ufite urimo kwica intozi ubundi uvuye hehe nari nakubwiye meze neza boss. None se uyu mubiki hano uko mbona Nagiye kunyara kanyari aho barahanya se ko nabonaga hari ibyatsi nk'ibyo mu ishyamba ryo kwa Karutuye inaha. urabona ntari mu kazi se. None se ngiye mu rugo nyine ni Nyamagabe, narinje gushaka umuvandimwe wanjye ngo yaburiye inaha, basi wandangiye aho nyara niba hano batanga wabuze wowe urabona bari bwakubona kandi uri kumbona wowe uzana igihe ukora ari igihe uje gukora rwose nakubeshye nandushije n'ibiceri 200 ukayama nkajya no kurya karindazi maze iminsi 3 ngende nta amazi ngaho. Yese basi wandangiye aho nyara basi wandangiye aho Imana izagwana wa mugabo. Jesus uri kwituma mu gasozi Yego reka umuntu w'umugabo nakituma mu gasozi ubwo intozi zari zindiye nizo narindi kwikura. niko nta soni ufite urimo kwica intozi ubundi uvuye hehe ufite imyaka ingaho ubundi Ubwo wamfashije kwica iki iki se nese ubundi ntago byemewe rwose ntago byemewe nise kuri kwambura ubusa ajya wararikumbwira ako ubundi wanyu ne ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 18 mu rugo ni Nyamagabe. Nta soni umusore nkawe nta soni ubwo ufite umuvandimwe wanjye waburiye ahubwo ntabwo waba umuzi ngo ndangire kangaki ntabwo umuzi ngo ndangire nese waje utazi ahantu ugiye ibijumba 3 mama yari yampfunyikiyemo none ndabona byashize ubwiki ibijumba byanjye byashize kaka noneho nakumira ibijumba byashize se waje ujya ibijumba inzira zose nta kintu ufite cyo kurya mve ntabwo byemewe rwose mu gihugu cyacu kubuza unya ku gasozi ntago ari byiza uziko bagufashe banagufunga rwose nanjye wanyumva pe urumva navuye Nyamagabe nje kuhiga umuvandimwe wanjye ngeze hano numva nshaka nyine oya ntabwo byemewe rwose pe ninde wari ugiye kunya hano ni wowe njyewe ntabwo ngufashe se uri kwambura reba nta nubwo wambaye neza uko nambuye mvi ambara hariya ntabwo haneye uko nambuye ambara se nyine ambara vuba vuba nta sonira oya zaneye ambara ahubwo se ubwo usiko mbishatse nahamagara bakaza bakagutwara ariko ubundi gute umusore nkawe utagira disipurine kwambura ukagenda ku gasozi ukanya nta soni iki ahubwo nyine iki ibyo kurya se byiki nta uburaza ukanya ku gasozi ubu ngubu wabuza no kugenda ku muturanyi wenda mu byati ndashaka kwihagarika kwima wowe wihagarika nta soni wowe umve rero nkubwire sibyo ubutaha nugaruka ntuzabyongere sibyo urumva wari ugiye wowe umutujyane aho ngiye se birakureba ntago wikureba ngiye hano ni muri quartier nubwo ari muri quartier ziwanyu ntabwo naringiye kuhanya pe ntabwo naringiye kuhanya ariko wakigendera nta kibazo ngende njya he none uje kuntegekera no muri quartier ziwacu kana noneho nakumye ako se ubu nakubwiye ngo iki
kuko hano ngiye kuhakorera amasengesho kugira ngo Imana igarure amasengesho ndavuze ngo genda ntago mva igihe nakubwiriye basi se ntago ubaha Imana ndayubaha ariko sinkawe koko nkafata umwanya ngasenga hano Imana ikanyuriza n'umuvandimwe wanjye waburiye iki ako se igihe nakubwiye ntago hano ni iwacu urumva gutuza kuntegekera iwacu urumuvantara sinzi yuva niyo wanasanga uri no kumbesha uri marine yo ku muhanda haguruka ugende vuba vuba ntabwo ndi marine pe wenda nuko nashakaga kugenda umwituma nako nkasenga nkumva ibintu bikagenda use reba igikabutura byonyine ukuntu wacyambaye ngo urashaka gusenga umuntu ugiye imbere y'Imana nuko nguko aba yambaye Mana nagire imyambarire none wambaye ubusa ibitekerezo nabwo yakumva ngo haguruka ugende rero haguruka ugende abanyakigali koko mugora wamfashije bite byawe ubundi igihe nakubwiriye biti usiko utumye umutwe njya ubundi ntago nsanzwe mvuga cyane ariko mugishije amagambo menshi Ngagira vuba iravuga unyishyura nakubwiye ugiye ukajya muri wese ukagwamo ugiye utanyishyura kandi mvuyemo niyo mpamvu nyine ugomba kunyishyura kwishyura icyo ushaka ngoko shyira hano mpamvu ko nta mafaranga afite ko ngoko genda uyaterure uyajyane iravuga genda uterure amabizi yawe uyajyane vuba na bwangu babivuze ukuri koko Kigali ni ikigombe